dusabe abantu bagiye kudukurikirana ku Mana Irahari TV, urimo uravuga ibintu bikomeye, batwemerere batubere imfura, iri jambo be kurijugunya, then batangire. Turifuza, reka tubasabe n'ubundi ntago tubategeka, reka tubasabe n'abantu b'abagabo, n'abantu b'abamama, n'urubyiruko rukuze, n'abantu biyubashye, sibyo? Dukurikiranwa n'abantu bize, diaspora, abantu mpuzamahanga. Iri jambo ugiye guhanuriramo, Imana imfashe, baritangire barisoze. Yego, uyu ko ni nako kuri kuko ngo mbabwire ngo umwami Imana aho ubwazadutaba, Imana ishimwe, nicyo gituma tutamwara. Haleluya, mu maso yayo agakomera nk'urutare. Imana ishimwe, haleluya. aho humura, Imana ishimwe. data yabyemeye kandi yemeye ko uyu munsi tugomba kuba umwe, ayo ni amavuta, kandi tukaganira. Haleluya, izina rya Yesu Kristo waducunguye. nesika iyi tariki ni ubuntu bw'Imana n'imbabazi. Imana ishimwe, haleluya. Imana ishimwe. Data yambwiye ngo nimutuze, Nimutuze, data yambwiye ngo nimuhumure, ab'imitima itinya data yambwiye ngo abafite imitima itendebutse nibakomere, mukomere. nimukomere. Pala anisita data ni muzima. nibakomere, haleluya, ab'imitima itinya. haleluya. Imana ishimwe. tugiriye kuganira ku ijambo Aho riri mu Itangiriro igice cya 50 umurongo wa 21. Imana ishimwe. haleluya. ndagira ngo mwene data adusomere. haleluya, haleluya. ndagira ngo mbabwire Itangiriro igice cya 50 umurongo wa 21. haleluya, amen, amen, Amen. Yesu arahari, Yesu arahari, kandi ni mwiza, kandi ni umunyembabazi, ab'imitima itinya. ngo abiringiye Uwiteka bahamye n'umusozi Siyoni, Aho utabasha kunyeganyezwa, ngo uhore uhamye iteka, niko n'abamwiringiye bahamye. amen. rero nimuhumure, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. nimugire ubwoba, aje kubaka. Imana ishimwe. amen, Amen. 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 rero nababwiye kandi mbabwira ngo uyu murimo urakomeje, nimugire ubwoba. Tukisonga mbele. haleluya, urakomeje, Urakomeje. kandi nimugire ubwoba kuko data arahari, ni muzima. Imana ishimwe. amen, amen. rero uyu murongo igice cya 51 Tangiriro Itangiriro igice cya 50 umurongo wa 21. amen. 21. haleluya, haleluya. ndagira ngo mwene data dufashe adusomere. amen. Adusome mu izina rya Yesu. None mwe gutinya, none mwe gutinya, Haleluya. nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato, arabahumuriza, Haleluya. ababwira neza. Imana ishimwe. amen. Amen. muhumure, Muhumure. aho mwaba muri hirya no hino, aho mwaba muri mu mahanga, aho mwaba muri mu Rwanda, Yego. aho mwaba muri muri Afurika cyangwa Uburayi, Haleluya. aho mwaba muri muri Aziya, Haleluya. mwe gutinya, mutuze. haleluya. Elasi. Uwiteka azabagaburira n'abana banyu. Imana ishimwe. amen, Amen. haleluya. Haleluya. Uwiteka arababwiye ngo arabarinzeho muri Imana wa ishimwe. mugabo we, wa mugore we, wa musore, wa mukobwa we, Yego. nawe wa mubyeyi we, ndetse n'abana banyu batoya. nimutuze, ababwira neza ngo azajya tugaburira n'abana bacu. Imana ishimwe. haleluya.
Hallelujah. Data ni umugaba w'ingabo. Imana ishimwe. Ni umutambyi w'abatambyi. Imana ishimwe. Ni umwami w'abami. Imana Ni ishimwe. umurengezi kandi ni inzira. Amen. Amen. Uwanyijije kanseri namwe yabakiza. Imana ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. Uwanyijije urupfu namwe yabakiza. Imana ishimwe. Icyambere n'ubugingo buzima. Ibindi byose arahari. Ibindi byose arahari. Ibindi byose arahari. Ibindi byose arahari. Niwe nyongera. Kandi niwe byiringiro bizima. Yego. Hallelujah. Hallelujah. Ngo mbere na mbere dushake ubwami bw'Imana. Yego. No gukiranuka. Ibindi byose ni inyongera. Imana ishimwe. Humura kuburiho. Byose arabiri mu biganza bye. Humura kuburiho. Byose biri muri we. Imana ishimwe. Tuzi umutima. Nanjye ndatuje. Tuzi umutima. Nanjye ndatuje. Ndagira ngo mbabwire ngo yaturinze ibihe bishize. Ntabwo izananirwa kuturinda ibihe turimo. Imana ishimwe. Amen. Amen. Iyaturinze cyagiye bavuga ko turabura izuba rimwe. Ako kantu. Yaraduhaye ibyo kurya. Hallelujah. Amen. Data arahari. Data arahari. Ibyo waburiye byose uri muri Yesu. Aje kuguhaza ubwiza n'uburame. Imana ishimwe. Kandi ibyo yakubwiye nabyo azabisoza. Imana ishimwe. Wewe gusa guma ku birindiro, ugume ku gicaniro, kuko imirindi y'Uwiteka turayumva mu mwuka. Imana ishimwe. Amen. Amen. Turayumva mu mwuka. Adope enegirsa. Imana ishimwe. Data ni byose. Data ni byose. Data niwe nzira. Data niwe mahoro. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo ni muhoro. Bizarangira. Ibyo ubona bizarangira. Amen. 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 Wa mugabo we bizarangira. Wa mukobwa we bizarangira. Hallelujah. Wa musore we bizarangira. Hallelujah. Nawe uniha n'umutima. Humura Yesu aje guturisha umutima wawe. Imana ishimwe. Hallelujah. 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 Yewe nawe urwaye umugongo. Yesu aje gukiza umugongo wawe. Mavuta. Hallelujah. Mavuta. Nawe urwaye amaso. Yesu aje kuyakiza. Amen. Amen. Humura ni ukiza diyabete. Ni ukiza kansa. Ni ukiza indwara zose z'ibyorezo. Icyambere ni ukwizera. Hallelujah. Izere Kristo. Hallelujah. Ngo arangije ababonye. Abaturisha umutima. Arangije arabahumuriza. Arababwira ngo mwe n'abana banyu azajya abagaburira. Nimutuze kuba muri we Yesu arahari. Imana ishimwe. Ibyo muzarya birahari. Hallelujah. Ibyo muzambara birahari. Ibyo muzanywa birahari. Ndetse yarabiteguye. Yego. Imana ibishimye. Hallelujah. Kandi Imana ibagirire neza. Hallelujah. Abagabo ibagirire neza. Abakobwa ibagirire neza. Abasore ibagirire neza. Abakecuru n'abasaza ibagirire neza. Imfubyi n'abapfakazi ibagirire neza. Ndagira ngo nimuhumure. Yesu ni umurengezi. Yesu ni umurengezi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mama baramuroze. Bagira ngo tuzarware bwaki. Ariko turiho. Namwe muriho. Nimuhumure. Aho Imana hari icyo yahaguteguriye. Aho babariye hari icyo Imana ishaka kubyaza mwishimo. Wewe gusa wiva ku birindiro. Guma ku gicaniro. Mirindi y'umwami iraje. Hallelujah. Rero Uwiteka akomeze kubana namwe kandi abagirire neza. Ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumure. Amen. Amen. Yesaya 43 umurongo waho wa 7 uvuze ngo iki? Aho ngo nzanira umuntu wese niremeye. Ninjye wamuremye. Hallelujah. Ninjye wamubumbye. Kandi ninjye wakumesha iki? Icyubahiro. Data umuragwesha icyubahiro nawe muhesha icyubahiro. Ntabwo akuremeye gupfa ahubwo akuremeye kubaho. Ntabwo akuremeye kubabara ahubwo akuremeye kwishima. Nubwo aba yakuretseho akanya gato ariko akugarutseho afite impuhwe n'imbabazi nyinshi. Ndakubwiye ngo turize Uwiteka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tumushimire ibyatubayeho. Tumuragize n'ibiri imbere. Hallelujah. Kuko niwe bwugamo bwacu. Niwe mahema. Hallelujah.
kandi niwe myambaro, niwe byo kurya, niwe bugingo buhoraho. Imana ikomeze kubarinda kandi Imana ikomeze kubishimira. Ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumure kuko niwe murengezi. Yego. Imana ibishimira kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Tuzasubira rero, data wa twese, Mwuka Wera akomeza abaganirize. Mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Uwo mutima uzakubeshaho mu nzira zose, aho uzaba uri, aho uzaba unyuze, kuko data ni byose, umunyembaraga. Amen. Amen. Mu izina ryawe Yesu turagushimiye kuri umurengezi, uri data wa twese kandi ubera hose icyarimwe. Rero ndagushimiye, mweretse aba bari hirya no hino, bari mu birere bine by'isi, bana nabo ubagirire neza, ububake babe bubakitse kuruta uko bari bubakitse, kandi ubakomeze, ubarinde, uhaze umutima wabo icyo wifuza. kandi data waravuze ngo uzabana na buri wese wizera izina ryawe. Urakoze kuko ari umunyembaraga, icyubahiro kibi cyawe, amahoro abe mu bo wishimira none n'iteka ryose. Amen. Shalom, shalom, shalom. Imana ibishimire. Igitondo cyiza cyangwa se umugoroba mwiza kuri mwebwe mudukurikiye kuri YouTube channel yacu. Imana ibaha umugisha. Turi ku murongo wa YouTube channel witwa Imana Irahari TV. Ni YouTube channel twungutse muri iyi minsi Imana yatwihereye. Turashimira Imana yabikoze. Dushimiye by'umwihariko abantu bakoze subscribe. Imana ibaha umugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, umugabo w'Imana, reka abibwire ni mukuru. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye Munyaneza Noah, ndi umushumba ufite umugore n'abana. Imana ibaha umugisha. Munyaneza Noah, Imana iguha umugisha. Ni umugabo tumenyereye umaze kumenyekana kuri izi mbuga zacu za YouTube channel. Kuri mikoro rero uwo mwumva ni Nibishaka Theogene, nkorera ikinyamakuru cyitwa Iriba ry'Abera TV, ariko muri iyi minsi ni natwe tubaye duhagarariye Imana Irahari TV. Noah, uraho neza? Aho ndashimira Imana. Ko ufite intege nke? Ntabwo mfite intege nke, mfite intege nyinshi. Ufite intege nyinshi. Imana iguha umugisha. Amen. Pepera abantu bagukurikiye. Imana ibishimire. Noah, turagira ngo tubanze dusabire umugisha abantu twungutse muri iyi minsi. Iki kiganiro tugiye guhita tunakirekura. Yego cyane. Bakimara kucyumva Nibishaka Theogene, nabasabye gukora subscribe kuri iyi YouTube channel Imana Irahari TV. Ndababwira ngo nyuma y'iminsi 3 ikizakurikira muzakimbaza. Niki rero bari bumbaze? Icyo bari bumbaze ndamara kure kuri iyi nkuru, mpita nsengera umuntu wese. Ubwo nibatongera kumbona vuba, ndagira ngo aba bantu tububahe. Noah, abantu baba barakoze subscribe tububahe, sibyo? Umuntu agusubscribinze atakuzi, umuntu arebye ibintu wakoze nta hantu muziranye, sibyo? Kabone naho YouTube iguhemba ibi bihumbi 70, sibyo? Abana bakabona umuceri, sibyo? Cyane ahubwo buba. Haleluya. Naba bantu tubikesha. Amen. Ni nayo mpamvu nifuje ko tubaha ibintu bizima. Yego, zanduru twari tumazemo iminsi cyagihe, uyu munsi oya, uyu munsi woye tubakomeye amashyi. Aya mashyi mwumva na ayanyu. Imana ibateze imbere, Imana ibateze intambwe, ibagurira imbago, kandi Imana ibaha umugisha. Noah, kandi bakomere muri byose. Turagira ngo rero icyo nari nabasezeranije nkibabwire ku bakoze subscribe,
uwo ari we wese ari one sub wakoze sub ya mbere n'uyikoza aka kanya n'ugiye kuyikora ukimara kumva iki kiganiro wakira umugisha uvuye ku Mana. Amen. Kandi buriya Nowa bose bubahwe akanwa k'umuhanuzi nyamara kararema uhereye bo be kureba ngo ni amareshya mugeni bumva ijambo twatuye. Niba wari urwaye Imana igukize kuko uri umuntu w'umumaro. Niba wari ufite intambara Imana izigukurira kuko uri umuntu wakoze ibintu by'intashikirwa. Imana ibaduhera umugisha. Imana bubahwe kandi bakomeze muri byo. Nowa turakwakiriye ndabona wateruye umuzingo. Rakoze cyane. Banza usengera abantu noneho twumva ijambo ry'Imana. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Umwana w'intama w'Imana ukiza ibyaha by'abari mu isi. Umurengezi mwiza uturinda ku manywa na nijoro. Manuka ubane natwe ubwami bwawe bwamamare. Yego. Amahoro abe mu bo wishimira. Abandi nabo ubagirire neza baciye bugufi bihana imbere yawe mwami ubahe kumvira no guca bugufi kandi bagendane nawe. Baravuze ngo inzira ducamo no kwihana no kwezwa no gutunganywa kugira ngo umuntu ababoneye. Rero ubejeshe ukuri kuko ukuri ni ijambo ryawe. Mu izina ryawe Kristo urakoze. Amen. Turakwakiriye rero ni karibu n'ijambo ry'Imana Nowa. Urakoze cyane. Ijambo ry'Imana nyamukuru nzanye ni ukudatinya abantu. Kudatinya abantu kuko abantu ntacyo badutwara ariko Imana tuyizeyutse cyangwa tukayishiraho isoni yaturimburana n'ibyacu byose dukora. Kandi ijambo ry'Imana niryo rikiza ni naryo ryadukijije. Ngiye gusoma rero muri Luka. Umugabo wanditse ibitabo bibiri ariko cyari kimwe bakigabanyamo ibice bibiri. Yego. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa niwe wacyanditse ariko turasoma mu butumwa bwiza yanditse abibwirijwe na Yesu Kristo. Imana ishimwe. Rero iki gitabo ni kimwe kivuga ubutumwa bwiza bwa Kristo n'urugendo rwe nicyo tugiye kuganiraho ariko ikivuga umwuka wera kikavuga no kubatubanjirije kikavuga n'ibihe n'imeruka y'ibihe. Ni igitabo cy'umwuka wera aricyo abantu bakunze kwita ngo ni isiyanse iz'umwuka. Siyanse z'umwuka. Okay. Ariko ubu turaganira ku butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero ni iki? Nuko yaje kwiga akumva inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Kwiga akaba bihagaritse yarangiza agakurikirana ubutumwa bwiza bwa Kristo dore ko yari n'umuganga ariko arangije yicara kumenya neza muganga w'abaganga bose n'isi yose. Nicyo gitabo tugiye kuganira. Imana iguhe umugisha. Amen. Rero iki gitabo ndagira ngo mbabwire neza ko yicaranye n'intumwa. Ndakumva njyewe. Ari bo bigishwa. Agendana nabo. Akorana nabo. Yirengagiza iby'amashuri. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu bari kuzana iby'amashuri asanzwe bitandukanye n'amashuri ya Kristo. Imana ishimwe. Kuko amashuri ya Kristo atuzana muri byose. Mu mateka dushyiramo, mu banyabwenge dushyiramo, mu bahanga dushyiramo, mu baswa dushyiramo, ndetse yewe no mu bubasha bw'Imana adushyiramo. Niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo twizangaye. Ariko wigishijwe na Yesu yize kurusha. Uwize amashuri ya kaminuza za universite ndagaruka muri ubu buryo. Kuko dogita yaba yari umuhanga Luka aba yarahise aza akicara mu ntumwa akanavuga ko abarenze ariko yaraje abanza ashyira agapira hasi aca bugufi. N'abantu rero muri iyi minsi ya none batari bushyira agapira bugufi. Uwiteka nukuraje gukora ibikomeye hagati muri twe kandi azerekana ko ari we icyubahiro ari icye, icyubahiro atari icy'abantu. Rero icyo mbasaba ni mureke twubahe Imana, mureke tugendane n'Imana, mureke dukorane n'Imana.
ikintu gitangaje cya mbere kuko ari we muhanga kontorora iryo kora kuko ry'ishati ari we muhanga yego ndagira ngo mbatangarize neza yego aho ni sawa cyane bene data nshuti bakunzi b'umusaraba yari kuza azana ubwenge bwinshi yari kuza azana ubwenge bwinshi cyane ko yari yarize dore ko yari yaranize akavuga ati ibyanyu ni mube bimeze ariko kuko hari umunyabwenge w'abanyabwenge kuko hari umuhanga w'abahanga kuko hari umuswa umenyesha abaswa kugira ngo babe abahanga niwe rero bwenge niwe uboneye muri byose ni nayo mpamvu ari izina ryavuzwe mu isi no mu ijuru yego ku byaremwe byose ntawe usumba Kristo yego ariko iyo urangije ikiganiro neza urasobanukirwa kandi ukanakurikira kuko mu bintu bya mbere nkunda kubwira abantu nuko Imana yampamagaye yego nzayikorera kurenda mpfa cyangwa se Yesu agarutse waramaramaje kuyikorera dore ko n'uyu munsi biri kuba si uko bitavuzwe ahubwo nuko abantu babishyize inyuma y'amatwi iyo babishyira ku mutima yego bari kuvuga bati koko iby'Imana yavuze birimo gusohora n'uyu ruka rero ndagira mbatangarize ko niwe wajyanye ubutumwa bwiza mu Bugiriki kandi afatanyije na Pawulo yego wari wize iby'amategeko n'ubutegetsi ariko nawe ashyira agapira hasi Mana ishimwe amaze kugashyira hasi ahita ajya gukizwa aramaramaza yego aribwo avuze ngo ibyari indamu yanjye n'ibyari inyungu yanjye yego byabaye igihombo kubwo gutunga Kristo Imana ishimwe ariko si uko yari abihombye ahubwo ni uko yari aretse ubugegera n'amategeko byari mu mategeko kabisa y'ubujura yego byari mu mategeko y'ubujura byari mu mategeko y'indamu z'inyungu z'isi arabireka ahita akurikira Kristo tubona ko avuga ngo yabambye n'amahema yego uyu Pawulo na Luka bariganye kandi yagira ngo batangarize ko Luka yabanje kwiga mbere ya Pawulo ariko Pawulo akibyumva aravuga ngo kuko menye Kristo kandi yari yaranize iby'ubuhanga bya buhanga bushyira hasi ahita avuga ngo nje gucuruza inyungu ya Kristo nawe ndakwifuriza ngo ucuruze inyungu ya Kristo nawe ndakwifuriza ngo ugendane na Kristo kuko Kristo byose ni ibye yego aha niho abahanga baciye bugufi bavuga ko Kristo ari byose umunyabwenge cyangwa umuntu utari wamenya Kristo akavuga ko afashe Imana oya Imana idufasha muri byose Imana ishimwe kandi Imana ishobora byose ndagira mbabwira ngo iyi Mana irakomeye yego kandi iyi Mana mvuga nge ndayivuga nk'uwayibonye kandi nk'uwagendanye nayo kuko icyambere impamvu mbivuga ntago nari uwo kubabarirwa ibigirwamana birahari nabivuyemo uyu munsi ndakorera Kristo ariko nubwo nabivuyemo Satani ntabura kuturwanya ariyo mpamvu Kristo avuga ngo nzabana namwe ku munsi w'amakuba n'ibyago yego mbatabara Mana ishimwe rero data adutabaraho rukomeye igihe tukibashije arareka tugakora yego niyo mpamvu nyambabwire ngo bene data mube maso Imana ni nayo mpamvu uyu Luka yavuze ngo twe gutinya abantu ahubwo dutinye iyaremye abantu yego amen amen rero nshuti bakunzi b'umusaraba reka nsome iri jambo mu bice 12 n'umurongo waho wa 5 atubwiye ngo iki haravuze ngo ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya mutinye nye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri gehinomo ni koko ndababwira abe ari we mutinya yego amen amen icyambere impamvu Luka yavuze iri jambo
yaraje aje kugira ngo akore icyo bita metirize, ariko ahageze abonye abantu batize ishuri na rimwe, batanagize gute, ndetse bamwe baranafunzwe, ariko Yesu akabakura muri izo nzu z'imboya akabakusanyiriza hamwe. Yamara kubakusanyiriza hamwe akabatoza. Buriya umutoza mukuru ni Kristo. Amen. Rukana warangije yicarana nabo, urumva yari kuza ati nge nari narize, nari umuhanga, ariko ibishoboka nge nimureke nanjye mbe umutoza ugendana na Kristo, ariko aca bugufi imbere ya Kristo. Nawe ndagusaba ngo uce bugufi mu gihe gisa n'iki. Kuba uriho muri Kristo, kuburya urarya muri Kristo, kubunywa uranywa muri Kristo, kuba wambara urambara muri Kristo, kuba ugenda uragendera muri Kristo, kuba utari icyagiye ni ukubera kuri muri Kristo. Kandi nacyo kuko nabonye benshi abakize ndetse n'abo yagize gute n'abakize ubumuga bari barushye bariho. Ntabwo bari barushye uko bapfuye, ibimono umuntu apfa bakavuga ngo ubundi umuntu apfa akiriho ariko akira nanone akiriho. Nakuzaniye ubutumwa bwo gukira. Imana ishimwe. Nakuzaniye ubutumwa bwo gukira. Niba wari unaniwe humura, Yesu araje akongerera imbaraga. Imana ishimwe. Niba wari urwaye Yesu aje kugukiza. Niba wumvaga nta nzira Yesu aje kuguha inzira. Niba wumvaga mu rugendo unaniwe Yesu aje kukongerera imbaraga. Niba wari ucitse intege Yesu aje kukongera intege. Imana ishimwe. Amen. Amen. Waba umugawe cyangwa se waba ugendana n'ubumuga cyangwa se waba unaniwe cyangwa se wakumva ko birangiye, oya, Yesu aje kukugira muzima. Ibimuzanye ni ukutugira bazima. Kutugira muzima. Bazima. Ni ukuduha amaso abona. Tuzima n'ingoma na Kristo. Kuba turi impumyi. Rero iri jambo dusomye ritubwiye ko ahubwo ndabereka. Haleluya. Urumva ntiyavuze ngo ngewe ruka ngo nimunkurikire. Oya. Ntabwo abishaka. Ntabyo yigize avuga. Nta nabishaka. Yaravuze ngo ahubwo arabereka. Yego. Uwo bakwiye gukurikira. Uyicyambere arimbura umubiri. Yego. Akarimbura n'ubugingo. Yego. Akabijyana hehe Gehinomu. Yego. Icya kabiri arangije avuga ijambo rikomeye ngo nuko ndababwira abe ari we mutinya. Ubundi iyo umuntu adatinya Imana n'abantu ntago yabuba kabisa. Iyo umuntu atubaha Imana n'abantu ntiyabuba kabisa. Iyo umuntu adatinya kugendana n'Imana n'abantu bagendana ntago yabatinya. Niyo mpamvu Yesu avuze rero ngushaka kunkurikira banze yiyange, namara kwiyanga yikorera umusaraba, namara kwikorera umusaraba azankurikira. Ndagira mbabwira ngo umusaraba ntabwo ari uw'igiti, ahubwo umusaraba ni inzira ucamo, ni intambara ucamo, ni inzara ikwica ariko ejo uzarya, ni imyambaro ubura ariko ejo uzambara. Haleluya. Ni amakuba uhura nayo ariko ejo uzayasohokamo. Ni inzara ugira ejo Uwiteka azaguha kurya. Ni ubukode ariko ejo uzaba mu yawe. Ubukode bwo ndagira ngo nkubwire wabonye ayo gukodesha, ahubwo ho wayabuze ni ukugira ngo ejo nayaguha utazibagirwa. N'Imana igaragarire muri ibyo bibazo. Kandi Imana igaragarire muri iyo mirimo. Imana ishimwe. Rero iyi Imana dukorera, Imana ishimwe, tuyikorera dufite, tukanayikora ntacyo dufite. Tuyikorera dufite igishakwe. Tuyikorera dufite abatwanga, tukayikora dufite n'abadukunda. Tuyikorera dufite abadutera amabuye, tukayikora dufite n'abadushima. Imana icyama abantu badukurikira ijambo bakaryumva. Dufite ibyago ariko Yesu adukiza ibyago muri abo baduteza ibyago. Niyo mpamvu ari we nzira, ari nawe mucyo, ari we kuri. Niba udashaka kuba ukuri muri we, ubwo n'ubugingo ntabwo uri bubone. Niyo mpamvu mbabwira ngo mureke tugendane n'Imana mu gihe gikwiye,
ndetse no mu gihe kidakwiriye kuko nta yindi nzira twahawe munsi y'ijuru yo gukirizwamo tugomba gukirizwamo ni Kristo wenyine. Ibindi byose ni inyongera idufasha, ni n'inyongera ituma bamurwanya, ariko wenda gusaba ngo ube mu ruhande rutarwanya Kristo, ahubwo ube mu ruhande rugendana nawe, kuko Kristo imibabaro wagira yose azayikumara, kandi inzara n'inyota ufite azabikumara. Ahubwo ikibazo naje kugirana nabonye no muri iyi si y'abazima turiho, ngira ngo buri wese azatekereze cyangwa abirebeho, kuki iyo umuntu ashonje amenya Yesu ariko yaba haza ntakurikire Yesu? Ikibazo icyo ni ikibazo gikomeye, nawe ukibaze nanjye, ariko ngendagira ngo nguhe umuti. Kuba ushonje ntabwo udapfuye Yesu, ni ukugira ngo yeshe icyubahiro muri wowe. Kuba wambaye ubusa ntabwo ari ukugira ngo abantu bagira, ahubwo ni ukugira ngo niwambara uzamenye ko ari Imana yakwambitse. Ibyo byose rero niwe ubirinda. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ndakwereka, Luka yavuze ngo ndakwereka uwo ukurikira uwo ari we. Njye ntunkurikire, nanjye namukurikiye kuko navuye mu Bugiriki nkaza ngasanga yicaranye n'abantu batize arimo arabatoza, nanjye sanga niwe muganga w'abaganga, umuntu uvura indwara y'ubukene. Aya hano mu Rwanda muzanyereka ibitaro bivura indwara y'ubukene? Oya, nta bihari. Hari nukuri hano mu Rwanda hari ibitaro bihari bivura indwara y'ubutindi, ariko Yesu yayivuye abantu usanga bamuhunga, bagira isura yaduhaye agasura yo kumuhunga, kandi isura ya Kristo. Icyo nyikundira, ubu umusaza ubu umukecuru ugaruka uri umusore, niko gahunda zubatse, nta kabando witwaza. Oya, ikindi muri Yesu namenye nta ndwara z'ibyorezo ziza, ariko iyo uzishyizemo ziragukinana kabisa. Ariyo mpamvu yavuze ngo nawe wakizwa ingaruka y'ibyo bakoze yizaza. Rero twirinde ingaruka, ahubwo dukurikire Kristo. Amen. Rero iri jambo nababwiyeho nta rindi jambo twawe gukirizwamo kereka Kristo wenyine. Rero bene data ndagira ngo mbabwire, muri iki kiganiro cyangwa se muri iri jambo ry'Imana, ndagira ngo mbabwire igice cya mbere muri Luka aho ngaho umurongo wa 37 uvuze ngo iki, ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Iri jambo ryandikiwe umuntu uwo ari we wese, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Niryo jambo Dr. Luka yahereye. Icyambere iri jambo Imana yavuze. Ubu butunzi bwose bwari ubw'umuntu Imana yaremye, ariko umuntu arabwanga, ahubwo ashaka ibiguzi byo kugira ngo bakorere kudeta Imana. Imana rero ntikorerwa kudeta, ahubwo umuntu niwe urangiza yikoreye kudeta mu by'Imana yaremye. Naje kukubwira ngo garukire Imana. Abantu muri kumanira hari kukubwira ngo garukire ijambo ry'Imana. Naje kukubwira ngo ubahima amatiku wapi, kukubwira ngo gendana n'Imana. Naje kukubwira ngo ba mu byaremwe n'Imana, ariko ukorera Imana, we kurengwa mu by'Imana yaremye, ejo itazagukorera kudeta. Imana ishimwe. Icyo nkubwira rero, wa mugabo we, wa mugore we, wa musore we, wa mukobwa we, garukira Uwiteka nawe arakugarukira. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo twebweho turakomeje. Nababwiye ngo turakomeje, tuko pamoja, turakomeje. Ariko haleluya, kitarazananga, turakomeje. Imana ishimwe. Nakijijwe mfite imyaka 19 n'ubu ndacyabire. Komeza. Ndagira ngo mbatangarize neza, komeza, ibyo Imana yavuze muri 94 na rimwe, muri 91, yego, ibyo yavuze muri 99, yego, n'uyu munsi biracyakomeje.
n'uyu munsi. niyo mpamvu mvuze iri jambo ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yego iri jambo umuntu waryanditse akomeza ashyigikira abo mwigishije cyangwa biganaga. ndagira ngo mbabwire ngo uyu Luka yari umwe wagombaga kubanza kudurumbanya ibintu, ariko yicaye hamwe ashyira agapirasi yumva ijambo rya Yesu. ariyo mpamvu yahindukiye nawe aba intumwa. mu ntumwa aba umwigisha mu bigisha, kuko nawe yarigishijwe. rero wowe uri kuvuga ngo urangije ibi ntushaka kubanza kwigana ibya Yesu ugendana nawe, ndagira ngo nkubwire ngo uzagwa mu nzira. irinde kugwa mu nzira, ukurikire umusaraba wa Kristo, ugendane na Kristo kandi ubane na Kristo, kuko Kristo aje guhamya kandi aje guhamiriza buri wese umwuba. rero ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibishimire kandi bagirire neza. nta jambo Imana yavuze rigomba guhera, ribi cyangwa iryiza riri kuburanya umuntu kandi rikamutsindishiriza cyangwa agatsinda. rero ni wowe wo kwizerwa kandi ni nawe wo kugira ngo wizere iyo kwizerwa kugira ngo ikugirire neza. nanjye nk'uko yangiriye neza. intambara ntizizabura, ariko uzizana niwe uzabona ishami. Yesu arahari rero kandi ni muzima. Imana ibagirire neza. Nowa sengera abantu kandi Imana iguha umugisha. Amen. mu izina rya Data wa twese umurengezi mwiza, Imana ikiranuka muri byose, imbaraga yo kwizerwa, ubugingo bw'amahoro, wowe udukura mwami mu birere bine by'isi ukaduha kubisho rimwe, wowe ukatubera umwungeri mukuru. komeza kubana na buri wese, urinda abagabo, abagore, abasore, abakobwa, imfubyi n'abapfakazi, abarwayi kwa muganga, ukora imirimo n'ibitangaza. mwami nyiribihe, natwe tenebutse ubongerera imbaraga kugira ngo be gucika intege. umwuka wera akomeze kuganza kandi akomeza mwami abagukurikiye mu izina rya yemeza abisi ibyaha byabo kugira ngo bihane bakugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguha umugisha. Nowa watanga nimero kugira ngo umuntu, ariko mbere yuko utanga nimero hari ikintu numva nshaka kuvuga. Kera abantu b'Imana bagiraga urukundo. iyo dukoze inkuru zisa n'amatiku mbona abantu bahurura bajya kureba, ukabona muri komenti banditse ngo ariko mwagiye mutubwira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nizere ko turibabwiye, ariko ndagira ngo nisabire abantu bari kuri YouTube channel Imana Irahari TV. ubundi niki kiranga abantu b'Imana? Urukundo, impuhwe n'imbabazi. Yego niko kuri no gufashanya. umuntu ushaka gukorera umugisha kuri uyu musaza w'Imana, ndifuza Nowa, ndifuza ko, ntago mbikunda, abantu barabizi, barabizi, ndifuza ko umuntu ushaka kugukoreraho umugisha, iryo koti ndumva ndihaze. Amen. iryo koti ndumva ndihaze kandi ndumva umwuka nyoboye, ntago navangiwe. mu by'ukuri iri koti riri kumbangamira. kuwa mbere iryo koti, kuwa kabiri iryo koti, kuwa gatatu iryo koti, ukwa mbere iryo koti, icumwe. ejo umuntu yanshize ku ruhande, ntago ndi buvuga amazina ye, arambwira ngo ariko ubundi ngo abakozi b'Imana ngo atari inzererezi ngo nihe, ngo ubona uriya musaza ngo wara mu ikoti rimwe. byarambabaje. iyo ngira amafaranga pe, abantu barabizi ko uwo mugisha njya ngukorera, ariko umuntu ushaka gukorera umugisha kuri Nowa akamukura muri iri koti, Imana ikazarimwibukiraho mu gihe ntazi. uretse n'iri koti gusa, Nowa rera abana, n'umusaza, n'umukozi w'Imana kuva muri iyo myaka babwiye. mu by'ukuri abantu banyubahe, banyumve, ntago ibi bintu mbikunda. ni n'ubwa mbere iki kintu nyivuze, ariko basi hagira umuntu ukorera umugisha Nowa, ndashaka uko uzakubona mu ikoti rishya, uyu muntu akazatungurwa no kubona uri mu rindi koti, kuko Imana ifite abantu. Amen. Imana ifite abantu, ntago ifite ibyihebe. Imana ifite abantu. Tanga nimero yawe Nowa. Nomero yanjye ni 07, uyivuge witonze. ni 07 8 8 50 40 14. Yego. ni 07 07 8 8 8 8 50 50 40 40 14. 14. Imana ibaha umugisha. Thank you.
bakoze subscribe mwese mujye kuri Noah TV TV1 mukore subscribe, Imana izabaha umugisha. Thank you.